Yesu ashimwe inshuti za gusengarwa, inshuti mudukunda abakunda gusengarwa, n'ibyishimo byinshi ndetse n'umunezero mwinshi ku nshuti za gusengarwa abari ku migabane itandukanye y'isi. Ndavuze ngo Noheli nziza, mwese mbifurije Noheli nziza, amen. Hanyuma kuri iyi Noheli hari ibintu byinshi twavuga kuri Noheli. Hari igitaramo murakurikira, hari n'ibindi byinshi muzagenda mukurikira, ariko ndagira ngo muri kano kanya kuri Noheli tuvuge ibintu bibiri: turirimba indirimbo, tunasenge. Hari impamvu yagutera gusenga. Shima Imana kugeze kuri iyi Noheli amahoro. Shima Imana ko Noheli wayiriye. Shima Imana kugeze kuri gitari cyura amahoro. Bigutere kwizera ko n'ubunanura bugiraho. Bigutera kwizera ko 2021 urahagera. Inshuti za gusengarwa turabakunda. Iyo umwaka ugeze kuri aya matariki tuba twasenze, tuba twarasabye Imana amakuru menshi. Hari ibintu byose twarabajije Imana, hari ibyo tubwira, hari n'ibyo tubwira. Ariko reka tubanze turirimbira Imana. Nitumara kurimbira Imana turasenga. Amen. Turasenga. Ijambo n'ukuri twarivuze muraza marikurikirana, muraryumva, ariko turasenga. Turafata umwanya wo gusenga. Wari wahanuwe n'abahanuzi benshi bamuvuga bitandukanye, abakomeye n'aboroheje baramuhanura kwazitwa igitangaza. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. N'umwami Mana ishimwe. Wari wahanuwe n'abahanuzi benshi bagutegereza imyaka myinshi ntibakubona, abakomeye n'aboroheje baramutegereza kwazaza ari umwami w'isi n'ijuru. Ingoma ye nta n'umwe uzayikuraho, nta wundi ni Yesu, nta wundi ni Yesu. Mana ishimwe. Yesu ndagukunda. Umukiza waje mwisi abantu babona amahoro. Umukiza wavutse ingumba zirabyara. Umukiza waje mwisi itorero riravuka. Nta wundi ni Yesu, nta wundi, nta wundi ni Yesu. Umukiza wavukiye muri Mariya ni Yesu. Umwana wavutse ari umwana w'amateka. Umwana wavutse ari umwana utatewe inda. Nta wundi ni Yesu, nta wundi ni Yesu Kristo. Hashimwe Mariya wemeye gutwita Yesu. Mariya shimwa. Hashimwe uyu mubyeyi wemeye kubyara uyu mwana. Mariya shimwa. Hashimwe uyu mukobwa wemeye kwafatwa n'urubwa akabyara umucunguzi. Mariya shimwa. Ntabwo byari gushoboka ndetse ntabwo
ntabwo Mariya yabyiyumvishije, n'uwari wahanuwe n'abahanuzi benshi. Yari yahanuwe n'abahanuzi benshi, kazitwa igitangaza, umujyanama Emanueli, Imana iri kumwe natwe mu bantu, umucunguzi, umujyanama, umwana Yesu dore aho yavukiye. Ntabwo ari mu nzu z'ibitabashwa, oya oya, ntabwo ari mu nzu z'abakomeye, oya oya, si Faisali cyangwa se Hashika, si mu Bihinde cyangwa bya bitaro mu nzu bikomeye, ahubwo yavukiye mu kiraro. Uyu n'umwami wicishije bugufi yihindura umuntu tarabo, ntiyavukiye mu bitaro bikomeye, oya oya, ntibamuryamishije muri bya bitanda bihenze, oya oya oya, yavukiye mu muvure, wa muvure w'inka ndi hitwa habi cyane, hamwe inka zinera zikahagangira, niho yavukiye, hamwe huzuye amase, niho yavukiye, n'umwami w'ibihe n'ibihe, uwari wahanuwe n'abahanuzi benshi. Uyu yavukiye he? Yavukiye mu muvure w'inka, ahantu hagayitse cyane, ahantu umuntu wese ataryama. Hari ku munsi w'amabarura, abantu bose basubiye iwabo. Yesu aravuka, avukira muri Mariya, babura hano baryamisha Yesu, bamuryamisha mu kiraro cy'inka, kandi ari umucunguzi. Nshuti zagusengarwa, Yesu avukire muri wowe mu izina rya Yesu. Yesu avukire muri wowe, ndakwifuza ngo Yesu avukire muri wowe. Wari wahanuwe n'abahanuzi benshi, bamutegereza imyaka ibihumbi n'ibihumbi, kwazitwa umujyanama Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Nshuti mudukurikiye, ndagira ngo dusenge, hanyuma nkwifurije Noheli nziza. Iyi ndirimbo ni indirimbo idasanzwe, ariko ndagira nkubwire ngo Yesu avukire mu mutima wawe, Yesu avukire muri famiye yawe, Yesu avukire mu muryango wawe, Yesu avukire mu mashuri yawe. Yesu yavutse, Yesu yemeye kuvuka kugira ngo atangize ubuzima bushyashya. Yaje gukuraho ibitambo, aza gukuraho za karani, aza gukuraho intama, aza gukuraho ibimasa, aza gukuraho inuma. Yesu yavutse kugira ngo umuntu wese ababarirwe. Yesu yaje azanye imbabazi. Imana ishimwe. Herode ashaka uburyo yamwica, ntiyabishobora, ntabwo yari kubishaka, kuko uyu mwana yari umwana udasanzwe, yari umwana w'amateka. Ntabwo nshaka kuvuga ayo mateka, ahubwo ndashaka ngo dusenge. Dusengere iki? Dushima Imana yaturinze muri uyu mwaka. Dushima Imana yakurinze ntiwapfa. Dushima Imana yakurinze ntubufunze. Dushima Imana yakurinze indwara n'ibyorezo, indwara z'ibyorezo zateye ku isi zigahangayikisha abantu, namwe muzi Mwami Yesu. Ushima Imana ko Imana yazikurinze. Nawe wazikize, kandi nawe ushima Imana kuko hari abazikize. Imana ishimwe. Hari impamvu yagutera gushima, hari impamvu yagutera kubugejeje kuri iyi tariki ya none, hari impamvu yagutera gushima. Ibyatuma ushima ni byinshi. Ejo n'umushima urirambabaza cyane. Ni inkuru nabonye, ntabwo ari kumva gusa, nari nayibonye. Inkuru y'umuntu yarama yitegura Noheli, ahahira Noheli, arimo aguwe neza, arimo ahahira Noheli, imodoka iramukubita itapfa. Wapfuye Noheli atayiriye.
shima Imana ko Yesu akwimanye, shima Imana ko Imana ibanye nawe nubwo hari ibituzuye, nubwo hari bitabonye, nubwo uyu mwaka ushize hari bitabonye byose nkuko abishakaga, ariko ushime Kristo ko uriho uri amahoro. Uriya mwaka muri kiriya cyumweru tuzasenga tubaza Imana kuko Imana iravuga, Imana itanga amakuru. Tuzasenga tubaza Imana amakuru uriya mwaka, hanyuma nawe ufashe mwino minsi gusenga. Tuzasenga tubaza Imana amakuru, unashinganisha ibyawe n'ibyo uzageraho. Ariko uyu mwanya kadusenga dushima Imana yaturinze, yabanye natwe, kandi muri iri sengesho turasengeramo n'ibyifuzo bindi kuko hari n'ibyo wageraho. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirazura. Turagushimye mu kwezi kwa mbere wabanye natwe. Hari byinshi byahigaga ubugingo bwacu, hari byinshi byahigaga abana bacu, hari ibintu byahigaga imibereho yacu. Wabanye natwe mu kwezi kwa kabiri, wabanye natwe, waturinze abagome, waturinze abarozi, waturinze za karande, waturinze amahembe, waturinze amagisida, waturinze ibitutsi, waturinze Mwami, wabanye natwe mu kwezi kwa gatatu, wabanye natwe, waturinze ibyago n'amakuba, waturinze indwara zikomeye, waratwimanye, waratugaburiye. Mu kwezi kwa kane wabanye natwe, ibyo turabigushimiye. Waturinze ibintu byinshi, waturinze intambara, waturinze amarira, waturinze urusaku rw'abadayimoni. Mu kwezi kwa gatanu, Uwiteka, ukwezi kwari kutoroshe, wabanye natwe turi mu nzu tudasohoka, wabanye natwe ntacyo kuvuga, wabanye natwe turagushimye, wabanye n'ababyeyi, wabanye n'abasore, watako sinimo. Mu kwezi kwa gatanu twarakubonye, mu kwezi kwa gatandatu twarakubonye, twabonye imbaraga zawe zikomeye, twabonye wigaragaza, twabonye uturwanirira, twabonye uducira inzira, twabonye urengera ababyeyi, twabonye urengera abakobwa, twabonye urengera igihugu cyacu nk'u Rwanda, twabonye urengera abatuye inzira. Hari byinshi byahigaga ubugingo bwacu, newe kosi ni mandola, ariko wabanye natwe turagushimye Uwiteka. Watubereye Imana, wabatugwaniriye, waduciriye inzira, waratugaburiye, waturinze kwicwa n'inzara, warinze agakiza mu bantu bawe. Hari benshi babivuyemo, ukwezi kwa munani hari abantu benshi basezeye mu bivamo, ahandi baragwa, ariko wabanye natwe. Ukwezi kwa cyenda wabanye natwe, waraturwaniriye, waduciriye inzira, waratugaburiye, tugasinzira ntusinzire, ukatujya imbere, ukaturinda, ukabana natwe. Wabanye n'abanyeshuri, wabanye n'ababyeyi, wabanye n'urubyiruko, wabanye n'abakobwa. Ukwezi kwa cumi wabanye n'itorero, wabanye n'abanyamasengero, wabanye n'abahanuzi. Uwiteka, ukwezi kwa cumi na kumwe wabanye n'abanyepolitiki, wabanye n'abantu bakomeye, wabanye n'ingabo z'igihugu, wabanye n'abapolisi. Yesu mwana w'Imana, wabanye n'abaganga, wabahaye imbaraga, ubaha kuvura abantu batandukanye, wabanye nabo. Turabigushimiye, wagize neza, ushimwe, uhabwe icyubahiro, tukuzamura icyubahiro. Wabanye natwe mu kwezi kwa cumi na kumwe, wabanye natwe, twarakubonye. No muri uku kwezi kwa cumi n'abiri nabwo wabanye natwe, twabonye imbaraga zawe, waturinze amenyo y'abasetsi, waducindi ibigeragezo. Turagushimye. Lekota mando leboli ya sini mandola, wachira amashimwe yacu. Hari impamvu idutera gushima. Tugushimira imbaraga zawe, tugushimira imikomeye, tugushimira imirimo itangaza, tugushimira ibyo wakoze muri uyu mwaka. Twabonye uducira inzira, twabonye abantu bagabura akazi kahagaze, twabonye wishyura amazu akazi kahagaze, twabonye wishyura minirivare bikomeye, twabonye uca inzira aho zitari. Nemando lebo, turagushimye Uwiteka. No mwami w'abantu, nudufite ubwoba bw'uriya mwaka tugiye kwinjira mw'ejo bundi, kuko Imana twabonye muri uyu mwaka ukomeye cyane. Twizeye ko tuzakubona na 2021. Uyu mwaka nawe tugushize imbere,
wa 2020 uzabane natwe. Uwiteka twagushimaga muri iki gitaramo, twagushimaga tugushimira imbaraga zawe, tugushimira Noheli waduhaye, tugushimira ubwiza bwawe, tugushimira imbaraga zawe. Ababyeyi baragushimye, igihugu kiragushimye, abasore baragushimye, abakobwa baragushimye, kandi hari impamvu yo kugushima. Wadusimbukiza amarozi menshi, kandi twizeye ko n'ibitarasohoye muri uyu mwaka uriya tugufitiye icyizere. Ikimenyetso cyo kuzarengera abantu nuko bakiriho ukibarinze. Nta kindi kimenyetso abantu barindiri nuko ukibimanya. Urakoze Uwiteka, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Ndabizi hari ibintu byinshi, hari ibyifuzo byinshi tugiye gusengera hano imbere. Hari amakuru menshi waduha yo gusengera igihugu, yo gusengera abatuye isi, ariko turavuze ngo Mwami, aka kanya twadufashe kari akanya ko kuguhimbaza no kugushimira ko wabanye natwe tukaba tugeze kuri tariki. Turi amahoro, nushimwe nuhabwe icyubahiro mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha inshuti zagusengarwa, abari ku migabane itandukanye y'isi, kandi hari abantu benshi. Mu gusoza ntabura gushimira, ndashimira abantu babanye natwe kuri gusengarwa. Ndashimira umutekinisiye Imana duhaye Bob Rodrigue, Imana imumugisha, kandi Imana imwagure muri byose. Yabanye natwe, adufasha mu bintu bikomeye cyane. Rimwe nzamubereka, nzamubashimira namubereke. Yatubaye hafi cyane ku buhanga bw'ibyuma, kuri kamera yaradufashe cyane. Ntago nabura gushimira Revera Pasteur Ntambabazi, yabanye natwe cyane. Imana imumugisha kuva twatangira ivuga butumwa hano kuri gusengarwa, yabanye natwe. Imana imumugisha. Ntago twagushimira Shirasi, hari n'abandi twashimira. Twabara gushimira groupe kuramya no guhimbaza irimo abana batandukanye, baberize n'abandi. Imana ibahumugisha, baduse n'abandi. Hari abantu benshi bwo gushimira, ni benshi cyane. Manange ba David, Imana ibahumugisha, nukuri mwarakoze cyane. Hari aba producer manange, Imana ibahumugisha, Imana ibahumugisha. Babanye natwe muri uyu mwaka, baduhesheje umugisha. Hari n'abandi benshi baje gutanga ubuhamya, ba Christine Imana igumugisha, watanze kuri gusengarwa, ubaka imitima abanyarwanda batwisi barafashwa. Imana igumugisha. Bebenik, Imana igumugisha. Mwagize neza nukuri, mwaradufashije cyane, mwafasha abantu batandukanye. Ni benshi twashimira. Nitwagushimira n'abatera nkunga bacu bagusengarwa, abadutera inkunga mu buryo bw'amasengesho, abadutera inkunga mu buryo bw'ibitekerezo. Hari abantu tenkunga cyane, hari nabo tutavuga amazina. Mu byubahiro byanyu turabashimiye. Hari abantu Imana izi nabo tutavugira hano kuri kamera, ariko bariyizi. Imana ibamugisha. Mama wanje, niba mama wanje leta yiyumvamo, haratayumva rwose. Ndagushimiye ibitekerezo ujyuma, inama ujingira. Imana iguhumugisha nukuri. Turishimye cyane, kandi tuzi ko Imana izakomeza kukugira neza, kuko hari ibintu byinshi by'ukora mu Imana abantu batabona. Ndashimira abantu bari hanze cyane badukurikira. Turi kwihuta, ariko nabo gushimira umuntu wita Adeline. Imana igumugisha aho uri mu Birigi. Imana igumugisha Mwami Yesu. Nabo nabushimira Marine ndagushimiye, uje dukurikirana cyane. Hari inshuti zacu ziri hanze, turabashimiye. Ba Denise turabashimiye. Mwami Yesu, ntabwo nabara gushimira groupe yitwa Kusenyeye, ariko abayibamo mwese abenshi ndaje kumuri hanze mwese, ndabizi ko muza munkurikira. Ndabashimiye inshuti zagusengarwa. Imana ibahumugisha. Hanyuma ndashimira n'umutera nkunga gusengarwa uri Zambia. Imana imumugisha. Kandi n'abatanga bari hanze, Imana ibahumugisha. Nukuri aka kanya ngafashe nk'umuyobozi wa gusengarwa kugira ngo bashimire. Imana ibahumugisha. Mwaduteye inkunga, kandi n'ubundi inkunga n'ubundi ziracyakenewe, iz'amasengesho, iz'ibitekerezo, kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana tubikunze, kandi tuzi ko tuzabigororerwa. Turabashimiye cyane byimazeyo. Twagushimira
abanyarwanda muri rusange babanye na gusengerwa, abayikurikira abari ku migabane itandukanye cyane hano mu Rwanda iwacu barekurikira cyane, abayobozi batandukanye, inshuti zacu, abakristo bo mu madini atandukanye barekurikira. Imana ibamugisha. Twabwiye gusengerwa ntabwo ireba idini, ntireba idini, igamije kuvuga ubutumwa itareba idini, aho ku muntu wese uvuga Yesu Kristo, wemera Imana n'umwana n'umwuka wera, ubashobora kuza kuri gusengerwa. Niho twashingiye kwijamo ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Turabashimiye mwese, dushimiye abahanga abana ko badufasha, dushimiye abatekinisiye, dushimiye abacuranzi. Ntago nabura gushimira madamu wanje ubambaye hafi cyane, akaza no kuntera inkunga, akaza kumfasha kuramya no guhimbaza n'akazi kenshi abagira, ariko nawe yabanye nanjye, ndamushimiye cyane. Imana imumugisha. Ntago nabura gushimira mukuru wanjye Desire, nawe wabanye nanjye yakigomwa kajyaza kaza kumfasha ivuga butumwa, nawe Imana imumugisha. N'abandi batera nkunga ntabara gushima cyane, no gushimira papa wanjye wandeze muri Kigali. Imana imumugisha. Nawe simuvuga izina arahita yiyumva yarandeze kandi akora n'ibindi ko bitandukanye. Imana imumugisha. Ntago nabara gushimira amagurupe mbamo.